buriya babushari twarabanye yaraza Gisozi Sikayito buriya twamenyanye nta kintu mu industry nta kintu yari yagakoramo kuko Sikayito tuziranye twebwe twibera ku Gisozi urumva ni za bibiri handi Sikayito mani ndashobora kuba mani ifite nka kibiri namugana ifata igihumbi nanjye reka afata ikindi nari bitukigabane urumva ni ishumi yanjye kuva kera nibwo atangira gukora imiziki icyo gihe twarabanaga Sikayito yaratuye nka hano ruguru nanjye niwe hepfo ubundi yatangiye akora imiziki yaje kwinjira mu biganiro nyuma atangira gukora zino ngoma akora ingoma bitange se nzaje mu bapfumu cyangwa mu rusengero ngamagambo bamvuze niyo yankoza handyaga ndeba kure nk'umuhanga mbona yuko batanye mbanota bose sanga rwapo niyo yabahindu ndababara kugira ngo mbone uko nzaba ari inkuru sitire ndakotora staff yose irambona minduke nyarucare y'umwami w'isari ngoma mbahisha ko ufite inkomoko mu muhana w'indorwa ku mugabe kazukomoka mu ngoro yo muryana ufite umwana w'isari ngoma mu batoranyijwe uzahindura beshu wakabika ifuzo cyabamwe mu ndoto zanjye haje n'icyo nise guhishurirwa ibyo babwira ati ni wakabwirwe je wagasirimu je wakanyamugi urumva homo ni za Nyaruguru ari mu murenge wongera akagari ka Nyamirama hari abantu bazi muri Nyaruguru barahazi ariko nkaba narahavuye nabaga i Kigali umva za 2017 gutyo n'umunani urumva ngiye nakuriye i Kigali ku Gisozi yego urumva rero Sikayito bara n'abajeni banjye twarakuranye gutya muri zone n'abavandimwe bimwe byo mu maraso urumva nyuma yaho naje Muhanga ahari ni muri covid gutya iri kurangira ni naho naje gutangira umuziki ubundi imbere abantu bari bazi yuko ndi umusani bari bazi yuko ndirimba ariko nta ndirimbo nari rifite bara Sikayito twabanye bazi yuko ndi umusani buriya babushari twarabanye yaraza Gisozi bari bazi yuko ndi umusani nyine mfite n'ingoma hari za danje zinarenze kandi nta ndirimbo n'imwe nagiraga ariko abantu bambona kubera ikifungo babona kuri drip bakavuga bati kabwibwe nyamara warahe cyo aho ngo rutaba umuhanzi sinzi ukuntu bizagenda babwo urumva muri covid ngeri Muhanga ndabyibuka nhuye n'abajene bo bitaga bariciba icyo gihe bari bari Muhanga bo bitaga badomu abo bitaga babakangure abantu b'imuhanga bo barabazi yego ako njye urumva kuva mbere ngiye nyiri n'umunyeshuri namaga numva yuko ufite impano yo kuzaririmba numva ngomba kuzaba umuhanzi kuko najyaga numva nk'ingoma z'abandi bantu ngavuga ati nanjye ngombe nzaririmbe kabisa kuko narabikundaga bimba mu maraso ubwo urumva ngeze Muhanga nibwo nahuye nabo bajene ndabyuka indirimbo ya mbere twayikoreye muri Gash Record bayita umuhungu mukuru ni Dino wayikoze yego ndabyibuka kuva icyo gira kikoye indirimbo imwe abo bajene aribo banjyanye muri studio urumva urugendo nibwo rwatangiye noneho rw'umuziki natangiye noneho kwisi ndavuga ni nabonye ahantu bikorerwa studio nayibonye ubwo ngubwo no hasigaye nanjye no kujya ninjyanayo yego nibwo natangiye umuziki ndabyukije nakwikije akagoma bita byose byanjye ngo ni wowe byose byanjye mwari wanjye ni wowe byose byanjye ndabyibuka ako kakoma ndakibuka njya muri studio turi kukarikodinga na Dino yarasetse byadanje ajya kwitaka aravugana ariko se kabwibwe noneho uyu musani mushya aseka byadanje nibwo nakomeje nkora ingoma bizo bita za bwenge nkorera izo bita agahinda k'abahungu nagiye nkora ingoma nyinshi ubu ngubu maze gukora ingoma zigera muri 20 ziri kuri channel zose ariko zifite na video zifite amavideo ngiye narakoze kuko urumva ngiye nyimenya studio urumva nyine tu nahise mvugana impano yanjye kwanza ikintu nifuzaga kuva mbere hose kirabonetse nibwo natangiye no gukora imiziki ku buryo bukomeye cyane najyaga sohora video nk'eshatu mu mwaka kubera ngiye gukunda umuziki ngiye natitaye mu byo kuvuga ngo umuntu ngo yagakoze video umwe oya ngiye kubera gukunda umuziki no kuvuga ngo ngiye kabwibwe ikintu nyine ubwo ngubwo shyizeho ibitekerezo mba ngomba kuko nimba ushaka ko ikintu kizakubyarira umusaruro yego uba ugomba kugikorana imbaraga ugashyira makete urumva ngiye umuziki noneho nabonye studio n'umuziki mukunda abajene noneho bangura amavideo buriya bakingira yego warubaye bari abajene basigaye ubona
Kingira yabanje kujya kwa Gasuku avuye i Muhanga ira n'uwi Muhanga n'ubundi nyine arabizi na basoyika urabyibuka dutangira zino boro zo kwivuko subiza ariko igihe gishize umusa harimo yaciye ntabwo bizi kuno nihiringaga muri iriya myaka noneho za 2022 na gatatu gutyo ubundi hani Muhanga nkora ingoma bitaga zafata kamoto street nari ndi trued byadanje nyine ewana naho ngaho umuziki wa nyine watangiriye kugeza na n'ubu ngubu kandi ndacyawukora. Noneho rero Skyto ubwo mwaje guhura muti hajya nawe n'umuhanzi cyane uko ari umu-influencer? Skyto buriya twamenyanye nta kintu mu industry nta kintu yari yagakoramo kuko Skyto tuziranye twebwe twibera ku Gisozi urumva ni za 2 haciyemo imyaka Skyto twibana gutya muri quartier mu gitondo buriya ni imani ningubwira ngo nyine kwa kundi ugira inshuti magara kwa kundi ugira umuntu nyine uba wumva nta kintu wamwima bro handi Skyto mani ndashobora kuba mani ifite nka 2 namugana ifata 1000 nanjye reka afata ikindi nari bitukigabane urumva ni ishumi yanjye kuva kera nibwo atangira gukora imiziki icyo gihe twarabanaga Skyto yaratuye nka hano ruguru nanjye ni hepfo dutuye hano ku Gisozi abantu bazi ku Gisozi bo barahazi hano i Geneve hafi nyuma y'urwibutso ariho twibera hari umuvandimwe akora ibintu byo kubaza urayanyishije ibintu byo kubaza ewana Skyto ni umuvandimwe bimwe birenze ariko bimwe byo mu maraso ningubwira ngo bimwe birenze nushaka jye ubyumva ngo birenze urumva atangira gukora zino ngoma akora ingoma bitange se nzaje mu bapfumu cyangwa mu rusengero icyo gihe umujene twari turi kumwe muri quartier ariko yanjye kigoma ni cya Skyto ni ya Skyto ubundi yatangiye akora imiziki yaje kwinjira mu biganiro nyuma ariko aparitse neza yabaye umusitari ubundi tuzanye ataraba umusitari nari umuntu wo mu gace ahandi yacaga mu gace nyine bakavuga batari buri umuntu urazi umuntu atangiye kuba umusitari kwa kundi nanjye ca muri quartier bakavuga ngo dore kabwibwe ukabona nk'abantu barenga icumuciye ku bantu bari kubivuga buryo umuntu abatangiye kugenda nyine yamamara cyangwa amenyekana Skyto byatangiye nawe duca abantu batari bamuzi twajya duca muri quartier dore Skyto biza kurangira icyo gihe twatandukanye ngiye mva Kigali nizira Muhanga Skyto aragumiza warakora nagwa acitse intege buriya Skyto yari yihirinze mana umusa yari yihirinze buriya wabagaye buriya ntuzabona umuntu yabaye umusitari bro urumva aba yari yihirinze bya danje hari move aba yaragiye acamo nyinshi za danje Skyto birangira agafashwe birangira abaye umusani ewana baramumenya tu ariko urumva n'umuvandimwe kuva kera ese ubundi nk'umuhanzi kugira ngo agire urwego avaho agire ku rundi nzi yuko itangazamakuru rikenerwamo cyane ese ubona itangazamakuru ryo mu Rwanda hari icyo riri gukora kugira ngo umuhanzi agire urwego avaho agire ku rundi cyangwa ibyo bisa nk'imipaka bayikubye buri muhanzi ni ukwirwariza ubundi mw'iyi minsi ikintu cyo nabonye kuko ngende wa mujene nubwo mba nibera hani Muhanga gutya tugahuza ariko ngiye fata time nkajya Kigali mbana n'abasani benshi b'i Kigali kabisa dukunda guhura tukaganira ariko nuko ngo abajene mu iki kibuga ukuntu kimeze cy'industry iyo umujene amaze kwinjiramo inyuma yiwe ahita amera nk'ushyizeho uruziga naba ashaka ko hari undi muntu winjira buriya kwinjira muri bano bajene ba kejeri birarenze biragoye kuko abajene nyine bubatse bamera nk'abakoze uruzitiro ntabwo bashaka ko abahanzi bo mu ntara babinjirana si n'abahanzi bo mu ntara na kejeri nyine usanga hari abapeti bari ahantu mu makaritsiye bafite impano n'iki ariko wa wundi umaze kwinjira ntabwo akenshi aba ashaka yuko uw'inyuma yiwe nawe yamenyekana nicyo kintu cyo nabonyemo ariko itangazamakuru hari ibintu rigenda rikora cyane nka bano bajeni ba tayikuni ukuntu ugenda ukabona bari gufata nk'impano zepfiri ariko usibye yuko nabo nyine ntabwo baramara kubijyamo neza yego ahubwo nyine bashaka gufunga ikibuga bashaka kugifunga imipaka nyine y'abandi baturuka inyuma bakayifunga rero nk'umuhanzi ndagira ngo ubanze nanone wongere udukangurire twibutse kuri umuhanzi hanyuma tuze dukomeza n'ikiganiro cyacu ariko ubanje ugasoma no kuri ako kantu kugira ngo ijwi rimanuke neza fureshe byaba ari sawa busa najya mbabarira rwose
ntabwo baka nkubwiza ukuri ari igihe uba winywera nk'amazi ora ntabwo uruganda ruba rwaraduha akazi ko kwamamaza ndabeshya ariko ubu nyine tu ariko nanjye kubivuga ntiwenda ashobora no kuba ari kwizomera kuri ka kantu k'abarokore sikoro nayo ndayivuze ariko nta kundi bicaho byagaciye ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa ariko nta n'umutima mubi se ko turi mu Rwanda turi abanyarwanda uretse ko banadushatse akatuba ati ntari mujye mutuvuga mana abakire bazaduha akazi ko kwamamaza ariko mbese nk'ubu nka Muneza nk'iyapanze akazi akambwira nikabwibwi mana akakumenyera kagatike akakumenyera nyine tu hari ibintu mana hariho rero nk'ababosi bahani Muhanga ntabwo baramenya agaciro ko kwamamaza icyo ari cyo wapi kandi birarenze kwamamaza wabibaza nka Muneza shop yarambwiye ni ngiye kabwibwi mari nyirumva ni nka papa wanjye ni umujene ufasha mu buzima bwa buri munsi sibyo niyo mpamvu nanjye ngiyo nicaye kuri kamera cyangiye nko kuri radio runaka urumva Muneza nanjye mba ngomba kugira ngo ya shop ni ukuvuga ngo reka mbanze kwanza mvuge n'ikintu akora ura kwa Muneza no hantu ushobora kurangurira amavuta y'ubwoko bwose n'iryo duka ushobora gukuramo ibikoresho by'isoko mu karere ka Muhanga kwa Muneza shop ni ahantu usanga mani abakiriya sobanuye neza ya mavuta nayo kwisiga ni amavuta yo kwisiga y'ubwoko bwose abakobwa mani ariko bamaze kubimenya ariko n'abandi baturutse ahandi ushaka kurangura ushaka kugura detaye mani kwa Muneza no hano ushobora gukura amavuta meza kandi ku giciro kiri hasi umusani kwa mukunda abantu ni hano ku mangazini hano ku uyu muhanda umeze nk'uzamuka ujya shushanyiriza uvuye hano muri rompuwe reba uvuye muri rompuwe hari aho imodoka zinjirira hari n'aho zisohokera ukata usubira ku ikaburimbo hafi yo kuri etaje yo kwa Gasimba uhita ubona icyapa kinini cyane cyanditseho Muneza shop naho ngaho ushobora kugurira ibyo bikoresho kandi ku mafaranga makenya bya bikoresho by'abakobwa byo muri na za gahunda mani birahari ku mafaranga makenya bro make cyane ibaze yuko Muneza niwe muntu ushobora no kugutwaza akakugereza ahantu ugiye uramutse uranguye akagupakiriza imodoka akakubwira ni genda ucuruza uzagaruka nk'umucyaka kumuvugisha nkamubwira ati mperereye hano nakwishyuye kuri momo nyohereza utwo tuntu nuru cy'abana rwose Muneza buretse ndaza kumwaka nimero nge nanayitanga kuko Muneza mane ariko nawe murakorana bundi duhe yawe duhe ni yawe ahubwo reka mbahe yanjye wenda mushobora kumbaza njyewe ngakora icyo bita communication kandi ugahita ugenda kuri ya promotion yo kuvuga ngo kabwibwe yangejeje kwa Muneza ni 079 3832 965 yego niho hantu ushobora kurangurira amarakrete meza imyeyo ibiroso ibikoresho by'amasuku by'ubwoko bwose na handi ni kwa Muneza shop ku mangazini yego ni ukuvuga ngo rero nicyo kintu navugaga ababosi bajye badupanga akazi ko kwamamaza yego rwose bashimire Elize ni mabuja wanjye umumero nkunda cyane ujye ubasha gusapotinga akambwira ati kabwibwe ndabizi ejo uzajya i Kigali nyine umubyeyi ushobora kuganiriza nka projet akakubwira ati mwana wanjye avuga nimba ari etarani nimba ari ako ngako nimba ari ako gatike ukabonemo ugende ukora ibintu byawe wongere wigarukire ya support nyine yo mu gace ntabwo turakenera ibya mirenge cyangwa ibyiki ariko support umuntu ashobora kugwa nk'umusani buriya ibirenze umusa yego rwose twagarutse rero akantu amaze kugasoma no turagira ngo twibwire nk'umusani wongere utunagiremo badutangije neza ariko nanone ni byiza yuko n'ubundi ukomeza ukaturyohereza amagambo bamvuze niyo yankoza handyaga ndeba kure nk'umuhanga mbona yuko batariye mbanota bose sanga rwapo niyo yabahindura ndababara kugira ngo mbone uko nzabara inkuru sitire ndakotora staff yose irambona mindukinya rucare y'umwami w'Isarigo bahisha ko ufite inkomoko mu muhana w'indoro ku mugabe kazukomoka mu ngoro yo muryana ufite umwana w'Isarigo mamu batoranyijwe uzahindura besho wakabe kifuzo cyaba mu ndoto zanjye haje mico nise guhishurirwa ni wakabwibwiji wagasirimuji wakanyamuji rero twishimiye kuganira nawe kabwibwi ndetse ugenda utubwira n'ibintu bitandukanye ukora kandi mu buryo ubwo ari bwo bwose ese music uyimazemo imyaka ingahe
wumva guhera natangiye kuvuga kujya muri studio nyine tu utangiye kujya kurikodinga yego ni 2020 ubwo ni imyaka 6 ubwo ni 6 kugeza ku uyu mwaka turimo ni ukuvuga ngo ni 2020 hari ku itariki 30 ndabyibuka tujya kureba Dino n'abo bajene aho twakoraga ingoma bita umuhungu mukuru yego ni no ya mbere kuri channel ya Kabwibwe official yakoranye n'abajene barici ba Domo nabo bitaga babakangure urumva nibwo nari njya muri studio urumva nicyo gihe ni 2020 ku itariki 30 z'ukwa kane aha hari ingoma nshyashya uheruka gusohora irahari kabisa y'uyu mwaka bayita umusazi ngo ndi nk'umusazi nabaye nk'umusazi ndi nk'umusazi nabaye nk'umusazi ndi nk'umusazi kubwo guhiga ibiceri ndi nk'umusazi kubwo gutigita ikofi mbayeho nk'umusazi akazi nge ngahoramo ibyo ngutamo akazi nibyo mbikuramo mbaye n'akarimo mwashiduka n'abavuyemo abino mukaba mu bihano ibaza uri umukobwa ukaza usaba impano wagotwa gato ukaza usaba inkwano sister mu gihe nari mu kazi mbameze nk'uri mu bihano iyo nta kazi uba umeze nk'uri mu mbameze nk'uri mu urumva mani njyewe ndi nk'umusazi turashaka amafaranga rega nutaba nk'umusazi tuzakora ikirango cye iyo nari mu kazi mbameze nk'uri nyine tu mba namaze kujya mu bihano kuko akazi niko kazatuma ufata ka kantu kakagwa yego akazi niko kazatuma ubona ya mafaranga ukajya ahantu sibyo ukagira ikintu kimwe cyangwa ikindi wakora urumva rero ugomba kugira akazi ugashaka amafaranga ukaba nk'umusazi kubwo guhiga ibiceri byose nayinda no guhiga amafaranga nese Kabwibwe nk'umuhanzi wo mu ntara kandi ubirimo neza ku kijyanye wenda n'ubushobozi bwo gukora iyo music cyangwa se n'uburyo bw'inkunga yaba mu bitekerezo cyangwa se no mu buryo bufatika bwo mu yandi magambo ndashaka kumenya uburyo managing ibintu byawe cyangwa se niba ufite timu yindi gufasha ku ruhande oya ngiye ibintu byose ndabyikorera ni ukuvuga ngo Kabwibwe nyine aracyari wenyine mani ndipapa nka nimama mw'uyu muziki nta muterankunga uretse mvuze ngo Muneza niwe muntu nyine usapotinga mu buzima bwa buri munsi mu buzima busanzwe Muneza ni wa muntu ushobora kuma nawe veni cyangwa ataranakambwira ni mwana wanjye kubera we azi ukuntu nkunda umuziki azi ukuntu nyine bino bintu bimbamo we arabizi buriya Muneza niwe muntu nyine sinzi ukuntu nabikubwira urumva ashobora kumbwira ni njyewe reka ngutere inkunga ugire ikintu kimwe cyangwa ikindi ubasha gukora urumva ariko ubundi mu buzima busanzwe ibintu byose urumva yaba mu mitekerereze yaba mu mikorere urumva byose ngenda kisapotinga ndakifasha ndakipapa nka nimama mw'uyu mujyi ndacyahiga ubuzima ariko afite icyizere ko kagomba gufatwa byanze bikunze umuziki wawe hari income wawubona cyangwa se hari inyungu wari wakuzaniye ni ukuvuga ngo umuziki uvuga ngo ngewe amafaranga yo kuvuga ngo iyo ku mbuga ntabwo ndatangira kuyabona cyangwa n'iki ariko njye n'ahandi samutime ushobora kumva nk'Inyanza nk'umubosi amamagaye kambwira ni Kabwibwe uzaze muri show iyi ngiyi ni ya mafaranga makenya runaka ashobora kuba ahagazemo njyewe ndayabona ntabwo nakubeshya kandi njye nikorera udutaramo gutya ku ruhande abe yayandi makenya araza abe yayandi mane ko umuntu mwumvikanye ntabwo ariko umuziki wagutunga umuziki urarenze umuziki wakugeza ku bintu byinshi ariko njyewe ndacyabona yandi makenya yo mu gace yo mu dusho ngira n'ababosi mane bategura ibitaramo i Muhanga mu ntumire mane basa nze dukore show dukore boro zirenze nari bikabisa ese ubwo ibyo ntabwo byaba wenda izindi gahunda ubuhugiyemo yaba nizo z'akazi mu buryo bwo gushaka ubushobozi ntabwo byaba ari byo bituma utabona umumanager ntabwo wenda wavuga ngo nibyo bituma umuntu atabona manager kubera yuko nyine manager nukuvuga ngo araza ubundi ariko akabanza kumva wenda umusarise ngiye gupromotinga tugiye gukorana ni iki yakoze ni ibiki afite ari gukora
urumva rero iyo manager ataraza wowe uba ugomba kuba ukiri nkawe kandi ibyo uba ugomba gukora nkawe uba ugomba kubyitaho, si ngombwa kumurindira kugeza igihe azazira. Ariko urumva njyewe ibyo mbashije gukora njye ndacyabyikorera ndacyari njyewe. Manager ari igihe yazaza one day yamaze kumva ibikorwa ariko njye ndacyabyikorera. Ariko arakenewe nawe, urumva ubonye umuntu ugusapotinga nabyo biba birenze. Muri make ni nk'iki wamukeneraho ubwavuga uti ngiye kabwibwi hano kwifasha biragoye, nkeneye manager kugira ngo abashe kumfasha muri ibi ngibi? Uyu muziki nta kintu kitagoye kirimo, haba ari ukujya muri studio ni amafaranga, kujya kureba Josh Killer ni producer uri kubikora hano i Muhanga, usibye ko umusarani nyine uba ugomba no guhindura n'abaproducer ukajya no kuri zindi level zirenze. Ariko kujya kureba producer kugira ngo ingoma ukure audio ni amafaranga, ntabwo ugenda ngo useke ngo bize. Gukora video ni ikintu gihenze, sibyo? Urumva ro manager na bwa bushobozi, ubundi bushobozi bukenewe cyane nyine mu bushobozi bw'ibifatika, ndetse n'ibitekerezo nabyo biraza, ariko no mu bifatika ubonye umuntu ugusapotinga byaba birenze cyane. Yego, bigutera imbaraga zo gukora, kuko hari n'indirimbo mba afite ziba zidasohoka kubera ubushobozi bukenya. Ariko byose iyo ubonye ya support bigenda biza. Yes. Ya rero kabwibwire reka tugende tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ari nako nyine dushimira abo bantu bose baba bakuri inyuma kugira ngo tubone ikigoma gishyashya cyasohotse. Noneho twavuga ko muri no minsi uri kuduteganyiriza iki nk'abakunzi bawe? Ukuvuga ngo ndi gutegura album bayita Kazafatwa. Abantu bo benshi barabizi, bamwe mu nshuti zanjye ndetse n'abacuruzi bamwe barabizi. Kimwe nk'uko turi kwegeranya inkunga, bari kuntera inkunga. Shimire Tigana, Shimire Rize, Shimire Muneza, Shimire Muzehe Gaston, Shimire umupapa Didasi, umusaza umutima mwiza ufite uzawukomeze. Ni ukuvuga ngo ni album ndi gutegura bayita Kazafatwa. Yego. Urumva ndacyashaka ahantu ngomba kuzayirocingira, kuko urumva bigomba kubanza kwanza nyine bwa bushobozi bw'amafaranga, nibwo nyine buba bugisapotinga cyane cyane kugira ngo ubone ahantu uzafata bya byuma, uzafate ya sare cyangwa se ahantu runaka n'ababaterankunga nyine. Urumva ndabakeneye mw'iyi minsi, kuko nyine cyane cyane mu buryo bw'amafaranga kugira ngo igitaramo mbashe kugitegura neza. Ya support ku buryo bwose irakenewe. Kandi ikindi mbwira abacuruzi, abantu bahereza Nyabikenke, shimira boss wanjye Habimana, uwo ni umuboss ukorera za Nyabikenke. Shimira abakunzi banjye muri rusange ahantu hose baherereye, mukomeze mu following ni Kabwibwi official ku mbuga zose. Nanjye ndakomeza kubatamo kandi imiziki imeze neza, ibintu bikomeze biryoha. Yes. Ya rero bakunzi bacu ngira ngo murabizi yuko akaryoshye kadahora mwitama. Ibiganiro byacu nakagaruka hano muraza kutubona ku Ivuko TV ndetse no kuri Kabwibwi official. Yohana bakomeze babikurikirane, ibintu bikomeze, kandi saba n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga kugira ngo bukomeze busapotinge icyiciro cy'ubuhanzi. Ko ndavuga ku cyiciro cy'ubuhanzi cyane kuko aricyo cyiciro merereyemo, icyiciro cy'imyidagaduro. Bakwiye gutegurira abahanzi ukuntu dukwiye kujya duhura wenda nka sometime igihe runaka tukagira ibikorwa dukorera i Muhanga. Ubona nk'ukuntu haba nk'igitondo cy'isuku ku wa kabiri Muhanga, bakwiye gukora nk'igitondo cy'isuku cy'abasani b'i Muhanga kikaba gihari. Bakavuga bati abasani b'i Muhanga mu cyiciro runaka, nimba ari umuganda abasani bari hehe, baboneke mu muganda. Bakamera nyine ewana icyo cyiciro kikitabwaho, kuko hakenewe kugira ngo duterwe inkunga. Mane ubona hariho nk'abapeti b'ababyinnyi ba hano i Muhanga bajya bambwira ati mane imyidagaduro yacu twebwe i Muhanga kugira ngo izamuke, urumva habamo kwihiringa kwa buri umwe ku giti cye. Ariko urumva nk'abayobozi nibaramuka babyizeho bakagira ya support baza guha icyiciro cy'ubuhanzi,
nimba abapeti biriwe nka hariya bagiye kwitoza kubyina cyangwa n'iki ariko warahe nka ka kavange kakaba kari hari nka hariya ku ziko peti nimba ari kubyina ariko avuga n'icyo kurya ku ruhande kirahari biraza gutuma ya muvu agira courage yego ariko nimba peti yiriwe se yitoza kubyina kandi ubwo turi muri ya myidagaduro n'iki ariko peti avuga ni nta kintu cyo kurya gihari naki urumva boro ziraza gutuma nicyo gituma abenshi bacika intege bakabivamo ariko nituza kugira ya move tukagira support tukagira hantu dushobora kujya se tukajya tugira imyidagaduro nyine mu cyiciro cy'ubuhanzi cy'Imuhanga kandi mbwira aba boss batumira abahanzi b'Imuhanga ari ukuntu buriya Jide Marie reka mushimire cyane uturuka muri Famosa afite igitekerezo cyo kujya atumira abahanzi ariko reka nkuraburire kuri kamera ntabwo nakubeshya umusa sibyo nimba uteguye igitaramo ugomba kuzana umusani w'i Kigali gira abajeni bawe ba hano muri zone man jya ugira abajeni bakubura stage bro yego urumva gira abajeni peti sibyo ugenda uzane nk'abajeni nyine gira support utanga ku muziki wa Muhanga gira support utanga ku muziki wa hano ku Ivuko reka mvuga ngo ku Ivuko hano wa Muhanga kuko hari abapeti baba bafite amarira mani ngiye birwa bajya babimbwira bambwira atari ko jire ukuntu azana abasani kujya ku mwaka stage nyine kandi mvuga yuko abajene hari igihe bamufata nk'umwiyemezi cyangwa nk'umuntu nyine utajya wumvikana ariko arashobotse mani umusa ni umujene araganira mani use nakubwira ngo ukinira sita ku buryo burenze sibyo nimba nawe uri umusani mwegere umubwire ni mani umusa wamaye stage ko uzazana umusani igihe kiniki nyine habeho babajene bakubura nyine kuri stage kuko nimba wa mupeti afite abandi bajeni we wenda nka batanu cyangwa banga ashobora kuzana Famosa afite abandi bajeni baza nawe baje kumureba yego nyine wa mujenera mukaje kandi ya consommation ya hahandi no kugira ngo dukomeze twamamaze iby'iwacu nayo irakenewe kuko twebwe dukwiye gukora boro ntabwo turajya ku rwego international wenda ngo tuve twakoze ibintu birenze ariko twebwe reka natwe tubanze twiyubake twebwe tubanze duhuze imbaraga twebwe muri zone sibyo numumira ngiye nkaza kuririmba ngiye nkakabwibwe wenda abantu baranze muri zone hari abantu bazaza bankurikiye nutumira wa mupeti azaza yereke abantu bo mu gace yereke n'abantu hari n'abazaza baje kumureba kuko byanze bikunze azatumira inshuti ziwe ebyiri cyangwa eshatu sibyo nazo zize nawe azaba avuga ni hantu yaneye ya sapoti reka dusapotinge ba Petit Frere mani brother sibyo babandi ba Petit Frere naza akaza akajya kuri stage hari Famosa akiyerekana haba hakubisa bari abantu benshi hari FM iremereye nabo bazamenya bamenye wa mupetiti buryo wa mujeni nawe araririmba ngire abajeni banjye ngabona ba Badesti n'abasani b'Imuhanga ngira abajeni banjye bakwado mani bro mureke kwiheza muze twubake nyine industry y'Imuhanga mukanguke twongere duhuze mana basa twebwe twongere duhuze twubake industry kuko twebwe niki tubaka boro zacu mu gace ntago umuntu uzava i Kigali akaza ako naza gasanga twebwe twamaze kubaka gengo mani umusa n'umujene azava i Kigali azaza zadutinya azavuga ate ko nubwo ngi Muhanga ariko ndabizi hari gengo y'Imuhanga Imuhanga hari abasani baririmba Imuhanga haba uririmba afrobeat haba uririmba gospel habe uririmba hip hop ese kubera iki mwicamo ibice mani mugashaka gutandukana buri wese akabanyamwigendaho umusa muze twubake gengo mwebwe muze duhurize imbaraga hamwe ese kubera iki ngewe naba afite nk'ingoma yanjye ngewe ndi umuraperi sibyo ndaririmba mani kwado ndabizi yuko wowe urahogoza ndakubwiye ngo ngwino ushyirire mu ngoma yanjye bro sinzi nta kintu urubaka kirenze ku buryo wambwira ngo ntago naza na FM ufite irenze yawe sibyo no kumenyekana nyine ngewe ndi hejuru yawe ariko warangiza ukavuga ngo kireke ngo nugire ikintu man kandi ikintu nimba ngaji akubwiye ngo uzaza ukubite wowe nyine nguzamure sibyo nyine niya support twebwe dukeneranye wowe reka kwiyumva mbere yuko nta bikorwa urakora yego
kuba ufite akagoma kamwe cyangwa tubiri mani nakoze amahiti menshi atandukanye abantu barabizi mu gace sibyo ariko kuba naza kukuranga kubwira ngo mani musa fasha mwaka kaboro sibyo yego reka twikore kano kantu turi muri zone njyewe ugasanga nta nubwo njye mbifitemo inyungu nyinshi cyane kurusha inyungu wowe ubifitemo ariko njye kuba nakubwira ngo ngwino ndebe ngwino twikore kano kantu njye nuko ngira ngo twubake boro zacu hano i Muhanga yego twebwe abanzi bamenye ngo ku ivuko ubundi Muhanga ni iki cyadanje tuhakorera ese abasani b'Imuhanga industry yaho ese bo ubwabo barahuza se twebwe ubwacu rero tumara kwicamo ibice tugatandukana buri wese agakora boro ze ngiye nzamamara nk'akabwibwi nawe uzafata ukwawe nawe uzafata ukwawe n'undi azafata ukwiwe ariko twebwe tuzadukora nka gengo n'abantu bakabona mufatana amaboko mukagira mu buryo bwose tukajyana n'inkora ingoma ukayipostinga uramujena akayipostinga abantu bawe bazamenya abantu banjye bazakumenya nidukorana nyine dukomeze twagure femu twagure shimira abahungu banjye mw'iminsi bari kunyereka urukundo cyane bajeni banjye b'Imuhanga batari muri bino biboro by'industry n'iki ariko noneho biratangaje kuba mani ngakora nk'ingoma njye nk'abantu nyine nzi banjye bo mu industry bakagombye kuba ukabona umuniga wenda yagusharingiye yagupostingiye kugira ngo yabure yamenyekane ukabona we nago ari kubikora kamera nk'ufite ifiti nahubwo kuba wakoze icyo kintu uwo yakwishimiye tumujene kabwibwi yakoze ingoma reka tuyisharinge reka tumusapotinge reka boruwe tuyigeze kure yego ugasanga abaniga nta n'umwe wabikoze mani kibaza abajene b'Imuhanga sinzi n'imbishya ari mufite ntabwo nzi ahantu riva mani musa nta bintu bya danje murakora nta bintu bya danje bihari ku buryo twebwe twagira ikintu dupfa ku buryo twagira ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo nagufasha nese ubundi kudafasha umuntu kurusha ibikorwa ubundi byo byakumarira ikibazo njyewe mfite ibikorwa birarenze kuba nakubwira ngo ufasha mw'iki ngiki wagakwiye kuba ufasha wishimye ahubwo uvuga ni nanjye wenda hari ikintu namukuraho hari ibyo nzamukuraho hari icyo namukuraho ariko umujene wamubwira n'ikintu wahubwo nyine agahita abona uri kumusaba nyine agahita amera nk'unabyirengagije cyane yego ukavuga atari ku mpano umusa ubundi ifite n'ufite n'iryiki brore nyine nicyo nasabaga abajene banjye b'Imuhanga ubwo nari mvuze kuri FM dufite mu gace kuba twumva za Musanze twumva abapeti ngo barazamuka bamenyekanye si ukuvuga ngo ni iki ahubwo ni ukwera abajene baho bubatse icyo bita crew barahuza bo ubwabo ni handi abajene mu gace bavuga bati reka dusapotinga umujene tumuzamure tubanze tumwicarike mu kizuru noneho nawe abanza agereyo kandi akagaruka akazamurana ba bandi bapeti yasize hehe muri karitsiye urumva ariko Imuhanga bo haracyari abajene bashaka kubazanya mwigendaho nimba izaburo nimba ufite gengo ushaka kugumana gengo yawe uriyagumana yiwe ariko ugasanga n'ubundi baricara bakavuga bati ariko umujene afite femu tumujene nyamara ari kuguruka nimushaka mwitonde ariko nyine reka mbabwire Mana basa muze dusapotingane yego rero reka tubashimiye mwebwe mwese mwe mudukurikiye mwa kino kiganiro ku Ivuko TV kuri Kabwibwi Official ndetse n'andi muri bugende mubona kino kiganiro cyacu cyangwa se n'ibindi biganiro byacu tuzajya dukomeza kugenda tubagezaho reka tubashimire cyane ngewe inyuma ya kamera nari Gadi Kwizera imbere ya kamera nawe ngira ngo atwibutse dusoza ikiganiro ni wa Kabwibwi wa Gasirimuji wa Kanyamugi ingoma yanjye shyashya muze kwisharinga ewa nabayita umusazi ngo ndi nk'umusazi nabaye nk'umusazi ngo ndi nk'umusazi kubwo guhiga ibiceri ndi nk'umusazi kubwo gutigita ikofi muze duhiga ibiceri kandi nta mutima mubi kuba undusha amafaranga ntabwo ari ngombwa ngo wirate kandi nanjye kuba nabanyakurusha ntabwo nakwirataho ahubwo move reka Nyagasani akomeza twitiriza ubuzima kandi urugendo ruracyari rurerure mureke dusapotingane mu gace dukomeze dukora ibintu bya danje bya Blaze.